ibintu byoro byabaye byagiye bikurikiraho byo bita iby'inyenzi nabyo byabaye muri college ndabizi. Numa ntabwo namusomye naramwumvise. Numa yamaze abantu ni muntu ki kugeza ubusindabiro. Numa yamaze abantu yarasha abantu mu karere ahangaha yarasha abantu hariya mu karere ugiye ngo ni Umirati. Uwo Numa yari mu bantu bakomeye b'inyenzi kimwe n'uwitwa oya umuhungu wa Rukiba yitwa nde wenda muzi nawe yaratinye Nyamunda Rucyaraye. Abo bantu baje gutera panika cyane cyane 1961 ariko biza gukomera cyane 1963 nari i Kigali sinibuka ariko ndakeko ushobora kubyara ngo kwa gatandatu bati inyenzi zateye uzafasha kugisera ariko uzafasha komine kugisera ngo none muzigize kanzenze kina nigire kwa mukuru wa Nyaruti hariya hafi ya Conseil National cyakuja Nyamirambo kwa mukuru wa Nyaruti ariko ngo baratubuza bati ntabuje ubona amajipe arimo abita bakora bagenda nyuba bahagaze ku cyageze kuri kilometero 12 kugira ngo bafate kapitali. Independence yaramutse kutariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi wa 1962. Ese mwebwe iyo babwiye bati muri abategetsi muri cyayi mu bihe abantu baraje bageze ku kilometero 16 bari mwe bigenda bitera n'ubwo mu tukajya kurwana cyangwa kwabwira abantu ati turashize nta nubwo ariko byagenze. Iyo 1963 bikababwira neza biteye agahinda koko ibintu byabereye mu majyepfo y'igihugu biteye agahinda nongereho nguko nabo babiri muri Mirambo hejuru kuri Nyabarongo vuye i Kigali njya muri groupe scolaire Rurema. Biriya rero ntabwo ari ibintu twavuga mu kubinyuraho gutyo abantu barapfuye mu gatatu abandi baragiye kandi abagiye nabo singiye kuvuga amazina yabo abo narinzi bari Nyamirambo bitaga abakarani baragiye ntibagaruza abo ni amateka. Ariko ibyo byose ni za drame kugira ngo tujye construire nuko tugomba kugera kwa accepta nabize avoir un certain sens de responsabilité tukumva ko dufite responsabilité mu byabaye nk'abanyarwanda kandi tukumva ko tugomba no kubabarira